Hello guys, ndabasuje kandi mbahaye ikaze mwebwe mudahwema kunyereka ko turi kumwe mukankurikira cyangwa se nawe niba uje bwa mbere ku Nkomangiro TV wumve wisanga. Nizere rero ko mumeze neza aho mugiye muri hatandukanye haba mu Rwanda cyangwa se hanze yarwo. Nizere ko mumeze neza, abatameze neza nkunda kubabwira ngo mukomere mu ijuru hari Imana. Mujye mubanza mureke n'abahumurize, sibyo? Kuko hari umuntu nkurikira afite urubazo rumugoye mu rugo byanze, abana ku ishuri babirukanye, abana bararwaye, umugabo ararwaye, umugabo aragutuka, umugabo umugore nuko ibiki. Komera mu ijuru hari Imana. Kuba uriho nicyo gishoro ku mugani wa ya ndirimbo. Kandi ikindi, paje impapuro zigize igitabo cy'ubuzima bwawe ntago ari umubabaro gusa, ni ukuri buzacya, sibyo? Buzacya ushima Imana. So rero tugiye kuganira ku bintu bitari bike, sibyo? Ngiye kubabwira umuti wavura igifu uko cyaba kimeze, cyaba kirimo acide nyinshi, cyaba kiriho ibisebe, cyaba kidakora neza, sibyo? Utura imibi ya hato na hato. Mite nkuvura n'impyiko, nkuvure n'umwijima w'ubwoko bwose. N'abandi bajya bambwira ngo hepatite B, hepatite what, ibyo byose ube hafi ntugatarutse video. Hari nsigaye nkora video z'ibintu byinshi mukabitarutsa ntukaza kubimbaza muri comment kandi nabivuze muri video. Ntugatarutse kugira ngo ujye ubasha kumva ibyo nakubwiye. Ikindi, abantu mwanyandikiye mukambwira ngo thank you, warakoze kuba twarakize ibibyimba byo mu nda, twagiye kwisuzumisha dusanga ibibyimba byarakize. Uyu muti ndawusubiramo nawe uje vuba ku Nkomangiro TV utazaba waracikanywe. N'ukuri ndifuza ko mugira ubuzima bwiza. Niyo mpamvu nkwisabira rero, kubera ko njya mbabwira ibintu byiza kandi bikora, mujye musoma ama comment. Abankurikira kuri TikTok namwe mujyeyo mugire gute, murebe ubuhamya, sibyo? Hari igihe umuntu ataza hano kuri YouTube ariko akaba ari kuri TikTok, cyangwa se nawe wavuye kuri TikTok ukaza hano, ibyo wambwiye kuri TikTok ijye uza unabivugire hano. Hari abantu batazi ibya TikTok, hanyuma bagire courage zo kwivura, sibyo? Rero niba uje bwa mbere ndagusaba gukanda subscribe kugira ngo utazajya ucikwa n'ibindi biganiro byiza cyane, sibyo? Bikore, ndagutegereje. Urakoze wowe ubikoze, Imana ihira ikiganza cyawe. Ndagukunda cyane. So rero tugiye kuganira kuri ibyo bintu byose nakubwiye, hanyuma tugire gute dukomeze kwigirira ubuzima bwiza kandi dukoresheje imiti yo kwa muganga, y'umwimerere atari yo kwa muganga, sibyo? Twahereye rero ku gifu. Igifu ni indwara izahaza abantu pe. Ugasanga umuntu ntakirya akantu, ugasanga umuntu aritangira, arashaka ikintu ku maso ariko ntashobora kukirya kubera igifu. Ugasanga hari umuti ndi gutanga ariko wenda tuvuge nka tungurusumu, ukaba uri kuzirana na tungurusumu kubera ko hari ibibazo ufite mu gifu. Tungurusumu ikakugwa nabi kandi hari umuti ugiye kukuvura iyindi ndwara. Banza wivure igifu rero. Uti igifu rero kizakira gute? Twese amashu turayazi. Mwayabonye? Amashu ntabwo ufata ari amashu y'imbere, aho gufata ibishishwa by'inyuma, bya bindi ubona abantu bata ngo nibyo bidafite akamaro. Biriya urabyoza, birimo umuti inshuti yanjye. Fata ibibabi 5 by'amashu ubikatagure, nurangiza ubirape, cyangwa se nimba udafite uburyo ki ubirapa, ubibranding ufite blender, cyangwa ubisekure mu gasekuru. Ubu ni ibintu byaroroshye. Ushobora kuba udafite blender ariko ukaba ufite agasekuru kabugenewe. Ndibaza mu isoko bugura icya5, agasekuru tuno dukoresha mu bikoni, tukagira gute dusekura ibirungo. Nawe uzakagura ujye ukagira. Niba utabona amafaranga agura blender, sibyo?
uzafata rero bya bishishwa cyangwa se ya mashu, nurangiza ubishyire muri blender cyangwa se agasekuru, nurangiza ufate ikirayi, twese ibirayi turabizi sibyo, kimwe nurangiza nacyo ugihate neza, cyangwa se nibigushobokera ushishure kariya gahu gatoya k'inyuma uba ari gukuraho utagihasi cyose kibisi, nurangiza urape, ukirape cyangwa se ugisekure nanone, ubivange. Wamaze kubivanga, noneho nurangiza fata karoti imwe, karoti nayo kandi ya nshyashya, apani yanambye cyangwa yaboze, nshyashya, nurangiza nayo uyirape cyangwa se uyishyire muri blender wakasemo uduce duto, bibrandinge cyangwa se ugire gute, bibrandinge cyangwa ubisekure. Noneho fata amazi watetse, umaking sure neza ko ayo mazi wayanywa ntagutera inkorora, ntagutera ibibazo. Fata ya mazi akarahuri, muri ibyo nakubwiye ibibabi 5, ikirayi kimwe, nurangiza na karoti ushiremo amazi, ubibrandinge sibyo, numara kubibrandinga urwo ruvange uyungurure, umutobe uvuyemo ubukoze pe. Nurangiza kuwukuramo, uwo mutobe urawufata uwushyiremo ibiyiko 2, nakubwiye ikirahure cy'amazi nicyo urashyiramo, ibiyiko 2 by'ubuki. Iyi regime cyangwa se umuti w'igifu uwunywe mu gitondo nta kindi urashyiramo, uwunywe na nimugoroba nta kindi urashyira mu nda, kandi mbere yo kurya nshuti zanjye, urusirimu rugiye kuzica abantu, kumva ngo twariye amafiriti, kumva twariye amanyama yokeje, sigaho gucukuza imva amenyo yawe. Nibura bigushobokeye mu rugo wawe, banza gasarade k'ibintu bibisi, wahekenya ikintu kibisi, yaba iyo karoti. Sinumva ukuntu hari abantu usanga bari gukubita abana ngo nguriye karoti, uhekenye karoti kandi ikiro kigeze ku 5. Ubu uri kuroga. Niba wateganyaga guteka karoti 3, teka imwe, izindi 2 uzitegure ku meza zitagize gute, zidatetse. Mbere yo kurya ibiryo bitetse ubanza uhekenye. Ushobora gutegura umwumbati mukawuhekenya, ushobora gutegura icyo kijumba, ushobora gutegura urwo rutoryi, ushobora gutegura urunyanya, ntuzavuge ngo salade n'iz'abakire. Ushobora kutabona ibyo mayonnaise n'ibiki uretse ko atari nacyo kivuze salade. Nukora iyo regime mbere yo kurya ibiryo bitetse ukabanzamo ikintu kibisi, bizatuma umererwa neza mu gifu. Ibi bintu uzabikora iminsi 14 wikurikiranyije, hanyuma uzaze uhite wandika muri comment uvuge teri waratubeshye ntago ndi gukira. Icyo gifu kizaba ari kirogana. Niba ari igifu gisanzwe kizakira, uzahita nyine wumva itandukaniro. Ntago nkubwiye ngo uzahita uparika, ahubwo niho result uzazibona, sibyo? Ubwo igifu tukivuyeho twe no kujya mu bindi byinshi. Kandi ikindi, muntu urwara igifu ni byiza kugira amavuta ya elayo mu nzu iwawe, ukazajya usuka ku biryo byahiye ku meza, ugashyiraho ibiyiko 2 by'amavuta ya elayo, sibyo? Ikindi, buriya abantu bakunda kunywa amazi cyane ntago bakunze kurwara igifu. Jya ukunda kunywa amazi kuko aragenda koza. Aho uzareba imodoka itogeje ukuntu ibisa nabi cyangwa se n'ibindi. So rero n'umubiri wacu tuba tugomba kugira gute, kuwoza. Ugira igihe umubiri wawe ukorere isuku. Ni na byiza ko nibura wajya ugerageza kwiyiriza ubusa. Mwari muzi ko kwiriza ubusa bivura indwara nyinshi?
kwiyiriza ubusa bivura indwara nyinshi nzabibabwira, cyangwa se kumara iminsi 3 utarya ibiryo byo mu nkono ahubwo ukarya imbuto n'imboga cyangwa se amasalade, nabyo bivura indwara nyinshi nzagenda mbibabwira. Igifu reka tukive twigire ku cyubwo noneho tugiye guhita tuvuga ku impyiko. Hari abantu rero nabo bajya barwara impyiko murazumva sibyo, ugasanga impyiko zaramwishe arajya kwihagarika akaza duke cyangwa se nta nubwo yihagarika. Hariho abantu baba bararwaye gutyo ugasanga yirenze umunsi atagiye kwihagarika. Noneho hakaba n'abandi bajyaho bakababara cyane, hakaba n'abandi bajya kwihagarika ugasanga haje amaraso, noneho cyangwa se mu kiziba cy'inda hakakurya. Je kukubwira regime hanyuma nkubwire n'undi muti wakoresha kugira ngo hangane nuko kuribwa impyiko, kandi birakora birakora. Fata igitunguru cya onyo ushyiremo indimu imwe, ubwo ni umutobe sibyo. Ufate ibiyiko by'amavuta y'igihwagari, noneho ntabwo ari elayo sibyo, ushyiremo akayiko gato k'ubuki, ubirye 4 mu cyumweru. Ibi bizatuma impyiko zawe zikora neza. Kandi nanone buriya gukoresha umutobe ukabigira akamenyero, 1 mu cyumweru nibura ukanywa umutobe wa seleri, bizibura imitsi. Murabizi ko seleri zibura imitsi, ariko ni na nziza ku bantu barwaye impyiko. Harya ninde babeshye ngo seleri ni mbi ku bagabo? Byanditse simbizi, ariko ntabwo ari mbi. Ko bibaye ibyo umupapa tubana yaba atakiriho, kandi tunywa umutobe pe. So rero koresha iyi regime ubashe kugira impyiko zikora neza, bizatuma utubuye turi mu mpyiko dusohoka mu myanda sibyo. Noneho ikindi ushobora gukora, fata ibumba ry'icyatsi, ku mpyiko niho turi. Nurangiza ushiremo tungurusumu birarane, amazi ushobora kuyinywera nta kibazo, bwakeye nyine amazi ukayanywa. Mbese reka mbivuge neza mu buryo bwiza, fata amazi uyateke, bivura indwara nanjye ntazi umubare. Nurangiza ushyiremo itasi amazi yashyushye cyane, ushiremo ushiremo tungurusumu duheke 3, ukorogeremo ibiyiko 2 ibiyiko 2 by'ibumba ry'icyatsi, ubiraze. Mu gitondo biba byikenetse, hasi nyine hari iryo bumba na tungurusumu, hejuru hari amazi y'urubogobogo, ayo niyo uzanywa. Ibindi ubisige ahababara hafi n'ikiziba cy'inda, aho ubona nyine impyiko zagatereye, n'aha ku mugongo sibyo. Noneho uzengurutseho, ubundi nyuma y'isaha ubikarabe, ubikora iminsi 11, uzatubwira ko ukibabara impyiko. Ikindi ushobora gukora, ushobora gufata amakara, ifu y'amakara sibyo, ukayishyira mu gatambaro keza wateguye, hanyuma ugahita nyine ari akazuyaze ukakinika mu mazi y'akazuyaze sibyo. Warangiza ugahita uzirika mu rukenyerero, ari utubuye, ari utubyimba, ari uduki twose duhita tugira gute, duhita dushira, ukagira ubuzima bwiza. Ubwo impyiko nazo tuzivuyeho, reka twihute kuko urumva dufite ibintu byinshi byo kuganiraho. Amibe se sinayivuze, ubu ngubu ni ngombwa kuyivuga, ntabwo nisubiramo, nzayisubiramo ikindi gihe sibyo. Ahubwo reka twigire noneho ku mwijima, abantu barwaye umwijima sibyo. Mbere na mbere ngomba kukubwira, irinde ibintu by'isukari ku mwijima, wirinde amakafeyine sibyo, ahubwo wayasimbuza icyayi cy'icyatsi cyangwa se aricyo twita green tea sibyo. Nacyo ubwo nzababwira. Ubundi nababwiye ko mushonje muhikishiwe, hari igihe nzajya mbona umuntu umfata amashusho noneho nanabereka uko bitegurwa. Nk'ubu nzi umuti
uvura imvi cyangwa se ukura imvi mu mutwe ku bantu nyine zibangamiye, ariko ugasanga kubera ko ntafite uburyo mpita mbitegura sibyo ngo mbibereke mutazabitegura nabi ntibikore, nuko nyine nkicecekera murindira ariko mushonje muhishe sibyo. Fata rero umuntu urwaye umwijima, fata betrave, ufate na pome imwe y'icyatsi si umutuku, ufate agatangawizi, ufate udusereri, nurangiza ufate umutobe w'indimu nawo uwushiremo, wihita ubiblendinga cyangwa se ufate indimu zikatagure nta kibazo ubiblendinga. Numara kubiblendinga urwo ruvange uruyungurure sibyo, nyine ubikamure byikamuye. Numara urwo ruvange ujye ugira ute urumwa buri munsi ubikore ukwezi, mu gihe cy'ukwezi. Noneho nyuma y'ukwezi uzajya ubikora nka 2 mu cyumweru. Niwongera uzajya kwa muganga bakubwire ngo umwijima wawe warakize, nta kibazo n'iki na kimwe kiri mu mwijima wawe. Mujye musoma mu comment abantu mwe nimukagira ubuti. Noneho rero ibyo bivuyeho nshuti zanjye ngiye kubabwira umuti ukiza ibibyimba mu nda bimaze kwica abantu, bimaze kwangiza abantu benshi sibyo. Fatirana ibibyimba mu nda ushobora kubigira ntubyare, ibibyimba mu nda bishobora kuza ntubone imihango mu gihe gikwiriye, ndetse kubura imihango bishobora kukwereka ko ushobora kuba waratatswe n'utu tubyimba twa hato na hato, ukajya kwa muganga bakakubwira ngo ufite ibibyimba gutya na gutya. Rero mbabarira ujye ukoresha aka ni agahandanzovu sibyo, agahandanzovu gakoreshe kugira ngo uzajye ugira gute wikiza ibibyimba. Agahandanzovu gasubiza imihango kuri gahunda. Ubuhamya burahari murabubona, nanjye ndi umugabo wo kubihamya sibyo. Abantu nabo urababona ko baza gushima agahandanzovu. Niba utakabona koresha amakapsine, ariko kapsine sindishwa neza ko ikiza ibyo bibyimba, ahubwo yo isubiza imihango kuri gahunda. Ariko ikiza ibibyimba niki ni agahandanzovu. Abantu mumbwira ngo mwabuze agahandanzovu, nababwiye ko yari ngiye winjiye mu miti bishobora kuguhenda. Jya ugerageza unabaza abantu babaze, kuko ari ngiye waguteguriye inshuti yanjye biraguhenda sibyo. Mba nakoze ikintu cyo kukwereka nawe ujye wirwanaho sibyo. Ubwo utabonye uzajya wemera uhembwe. Iyo mutazajya mubona mujye mwemera mutanga amafaranga nibakorera sibyo. Noneho rero uzafata agahandanzovu kawe, nurangiza ugateke mu mazi n'imizi n'amahwa byose, urabironga neza ukabiteka mu mazi. Wamara kubiteka mu mazi nk'uko uteka umucyayicyayi. Hari ubwo mvuze gusekura, hari abantu basekuye ngo byararedutse tunanirwa kubiba. Ngiye nigeze mbabwira kubisekura. Nuko birabika mu mazi ukayungurura ukimera ayo mazi, noneho washyiramo n'utwuki ku bantu nyine baba badakunda imiti. Sinzi wambwiye ngo ubwo si iyo miti ntiyagutera umwijima ahubwo wanakira. Agahandanzovu nkundiye senyera, agahandanzovu karakiza ibibyimba. Ubuhamya burahari, abantu bashimiye bakavuga bati ako we mujya mwibuka no gushima Imana, mujya mushima Imana. Nubwo mba nabibabwiye ariko n'Imana nanjye iba yabimbwiye ikabantumaho, mbese ndi intumwa y'Imana. Ni ukuvuga ngo mbere yo kunshima jya uhita ushima Imana, uvuga uti Imana warakoze kurema agahandanzovu. Ni umuti ukomeye. Abantu bagiye kwa muganga, umuganga aravuga ngo none se mwigeze murwara ibibyimba kubera agahandanzovu? Noneho iyo ari utubyimba tukiza bita birangira. Uzabikora uzambwira sibyo. Ubwo hari ikindi twibagiwe se? Ukanywa ukanywa amazi yako gahandanzovu, akarahure mu gitondo, akarahure ikigoroba, kuko niyo wabuze imihango murabizi neza yuko ihitiza mbese ijya kuri gahunda. Noneho waba ukunda kurya salade ya kapusine nyine ntabwo bihindagurika. Utazaza mu rugo wanjye ugasanga ntabwo naguteguriye andi masalade arenze, ugasanga nyine ni ibintu by'ibikapusine, nkaguha
kurenzaho amazi y'agahanda nzovu mu cyimbo cya fanta sorry anyway murakoze rero kunkurikira twabanye mu kiganiro ndabashimira ko muri kunyereka ko tugiye turi kumwe views ndazibona gashima abantu bakanze subscribe nge ndashima muti urashima utaranagira views 100,000 pfa kuba wakanze ku Nkomangiro TV ukandeba ukamana uwo mwanya ndagushimiye rata wowe Imana ijye guha umugisha Imana ikurinde uruhago rutobotse Imana ikurinde ibikubabaza ikwagurira imbago ikumvire nkuko yumviye ya best ikurinde ibyago ntibikubabaza sibyo ndabakunda Imana ikandusha